mugire ibihe byiza rero aba creators Rwanda. Ndakeka hari YouTube mujya mubona mukabona wenda hari akantu ka verifying cyangwa se hari akavi. Kariya kavi bivuze neza ko uba waramaze kuba verified, nyine icyo gihe YouTube iba yarakwemeje ikavuga ati uno muntu no mu content creator akorera kuri YouTube, akazi ke nyine no mu YouTube. Kariya kantu kameze utyo nicyo kaba gasobanuye. Rero uno munsi ngiye kuba nabereka uburyo basaba kariya kantu. Rero uburyo wasaba ko izina ryawe riba verified ni ibintu byiza cyane, ni ibintu nabonye byoroshye cyane. Umva, ibindi byose nabonye kuri YouTube ni ikintu nabonye kuko cyoroshye kuruta ibindi pe. Ni ikintu cyo gukora n'iminota 5 uretse ko ngende bubasobanurire nkanyuramo byose nyine ukabimenye ko ni ibintu byoroshye cyane. Ibaze ko nabisabye bagahita banamverifying. Urumva nabirikodinze ninjoro ndimo ndapplyinga mu gitondo ri bamverifying. Narababwiye ati ngewe ibintu mba nkora ndabizi. Ngewe ikintu cyose ngiye gukora, umuntu wese na applyinge kuri YouTube channel yiwe na high support apfa kuba akora ibintu byanyabyo, kuko iyo ukora ibintu bitari byanyabyo nanone mfite nkubwira. Ariko iyo byemeye nukuri ko nta muntu nge na applyingira ngo bimare iminsi 2-3 kareka bahita bakwemerera. Ariko bisaba ko nabana gukurikiranye. Ushaka consultance, ushaka ko hari ikindi buze kuba nagufasha kuri YouTube nanone bampamagaye kuri 0782548990 bampamagara nkagufasha. Ni ibintu biri buze kuba byakunda cyane kandi ni ibintu ndabizi kabisa. Okay, rero reka zembere ku buryo twiapplyingira kugira ngo batuverifying nawe ukande follow. Ni ibintu byoroshye cyane pe cyane. Ndakore ku buryo nabisabye nkoreke n'uburyo bansubije. Si byose biraba birangiye. Ya, rero bana nanjye reka zembi kwereke. Okay, iyo rero ugiye kuba wakapplyinga iriya badge cyangwa se kugira ngo ube verifie kuri YouTube, nkuko nabikubwiye bisaba ko biriya bintu nyine nakubwiye ko uba wabyujuje. Rero iyo wabyujuje nta kindi kintu uri buze ko wakora. Hari link ngiye gupestingamo hano, iyi link iyi ngiyi ndibuze kuba nayishyira muri description, kuko nyine ni link wa applyingiraho. Hanyuma ugakanda enter. Nukanda enter barahita bakwereka iyo wabaye eligible nyine tu, bahita bakwereka aka kantu ndakeka urimo urakabona hano ka apply. Ahangaha nyine uba warabaye eligible. Iyo rero utaraba eligible rekaze nkwereke uburyo wenda bimeze. Ndimo nagira ngo kugira ngo tuze kugendana neza kandi ubane nanjye, kuko ibi bintu tugomba kubisobanura byose ukava ahangaha ubimenye kuri creators Rwanda. Reka ngerageze indi channel itaraba eligible, kagerageze nk'iri creators Rwanda. Ntabwo iruzuza 100,000. Urabona neza ko kakantu ka apply hano ko ntako mfiteho. Witegereze neza urebe hano ntako mfiteho. Ariko nitugaruka tukareba hehe, tukareba kuri ya channel yacu hano aho kariho, no kubera ko iyi channel yanjye ya kabiri hari indi channel mfite yujuje 100,000 niyo mpamvu. Okay, tugaruke kuri ya channel yacu aho tugiye ku applyingira. Urabona neza ko iyo channel idafite nyine 100,000 ntabwo byakunda. Rero bisaba ngo ujye kuri iyo email bigomba kuba iloginzemo hano. Urabyumva neza, kuko iyo italoginzemo hano ntabwo ukabona. Ahangaha urahahindura ugashyiraho email iri eligible kugira ngo nanone nyine ubone kariya kantu akangaka kacu. Iyo iyi ngiyi itari eligible rwose ndakurahiye. Hanyuma ikintu kintu uri buze ko wakoreka tubanze dusome hano mo gakeya nyine kugira ngo mwumve ibyo ari byo. Verification badge on channel. When you see akavi or akavi karimu verification check mark next on to YouTube channel name, it means that your YouTube has verified that channel. Bivuze neza ko nyine YouTube iba yamaze kuverifyinga iriya channel. Hanyuma tumanuke hano kuri iki gika cya kabiri aravuga ngo apply for channel verification. Your channel is eligible. Hano ngo your channel anga iri eligible nyine. Your channel is eligible for verification if you see check marks on your channel homepage. Your channel is already verified. Verify check mark don't appear on mobile. Ntabwo tugaragara kuri mobile. If you don't see check mark on your channel homepage, you can submit request for channel verification. Nimba ntabibonye nyine ndibuze kuba nasaba nyine kuba bakongera nyine tu, ariko tugiye kubyapplyinga nibwo ngiye kubyapplyinga. Reka tugaruke hano kuri ya yindi ya kabiri nyine itaruza ibisabwa, naho turebe uko bimeze. Ahangaho barahita bakubwira ngo ahangaha nyine kuri channel itaruzuza ibisabwa biratandukanye na biriya bya mbere. Iriya ya mbere ni yujuje ibisabwa, iyi ni itujuje ibisabwa. Zaza mbibasobanura nta kibazo. Bakubwira ngo you can submit request for channel verification once you have
wasaba nyine kuba bakuverifyinga mu gihe ufite aba subscribers 100,000. It look like your channel isn't eligible yet. Channel yawe ntabwo iraba eligible. Ubyumve neza, ni channel byindi gukoresha. Make sure you are assigned with email address for eligible channel. Bivuze ngo signinga cyangwa se kora nyine login muri email ubihindurira hangaha nyine muri email iri eligible. Uhita loginga out ukalogingamo indi email tu. Hanyuma click profile picture top and choose account. Arahanga bakubwiraga nyine hitemo account verifying, ariko ntabwo ngiyi iri eligible nyine. Ndi kugira ngo mbereke ubu ngubu nimba utaruzuza 100,000 nuko nguko nyine wowe ni ibingi bari bukubwire hano. We want to verify channel that are trying to impersonate another. Reka zembi tubi ahangana cyeka mwabibonye neza ko ibingibi iyi tuyivuye tuyigarukaho, ahubwo reka twigarukire kuri iyi yacu iyo yujije ibisabwa tu. Urabona neza ko aka kantu ko kamaze kuba kajyaho. Okay, ahanga barimo baravuga ngo about verified channel, ibyerekeranye no kuba nyine bakuverifyinga ukaba umuntu uzwi na YouTube, nkuko vuba ahangaha ngiye kubona ayi verifyinga. Avuga ngo if channel verified, nimba channel yabaye verified, it is official channel of creator. Abari channel officiel y'umu creator nyine tu. Icyo gihe bavuga ngo uno muntu ni umu creator afite ibyo ashyira kuri YouTube nyine nayo ibi kuri konesa nyine tu. Ibivuga ati uno ni umukozi wacu cyangwa se uno muntu akorera kuri YouTube kuko ara verified ze n'ubibona akabona nyine ko biri clear, cyangwa se ari artiste, ari umuririmbyi, cyangwa se company, ari company runaka, cyangwa se ari public figure, umuntu nyine yozwi na societe. Verified channels help distinguish official channel. Iyo channel iri verifie bivuga nyine umuntu nyine uri officiel from other channels. Name babandi bagenda ku macano nyine mukitirira amazina yanjye Oliver Legra ibintu ngibyo ahangaha ntabwo muzongera kunyitira kuko bahita bavuga ngo Oliver Legra n'uyu, bahite verifying. Kini kintu cy'ingenzi hano usome hano, keep in mind, shyira mu mutwe wawe ubyumve neza, verified channel doesn't get extra feature on YouTube. Iyo channel yawe iri verifie nta zindi extra feature cyangwa se nta bindi bintu nyine birenze uri buze kuba wabona. Kwa kundi bavuga nyine ngo channel iri verified wenda izagiyembwa amafaranga menshi, bazajya bayiri komanda cyane birenze izindi. Oya, ntabwo ibyo bintu biriho. Nibyo hano barimo baratubwira, usome neza wumve. Hanyuma bakatubwira ngo they also don't represent an award. Nta nubwo bivuze ngo nimba uri verifie ugiye guhita ubona award, kuko hari channel ziba verified ariko none zikaba verified ku ba subscribers batageze mu 1,000 bitewe n'uburiwe n'ibyo ukora. Nkuko nka Cristiano we yabaye verified rwose, ubanza nta n'aba subscribers bangayiri yakabonye. Kubera iki? Kubera ko nyine ni official, nyine ni public figure, nyine abantu baramuzi nyine tu, ntabwo basaba ibindi. Okay, award milestone ako niko kambere nyine kuba verifie, nta kindi cyadanje cyo kuvuga ngo urabona igikombe ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka hano bari kongera bakakubwira ngo if your channel is verified, nimba channel yawe verifying, it will stay verified unless you change name. Channel yawe izakomeza kuba iri verified kugeza wowe ubwawe uhinduye izina. Tuvuge wenda nka channel yanjye, wenda nk'uno urugero, iyo ngiye kuverifyinga kaze nyishyire hano, wenda iyo ngize gutya ngahindura izina cyangwa se izina karihindura nyine tu nkarikuraho, kaze nyikwereke dore ni iyi ngiyi. Bivuze neza ko iyi channel yanjye ingiyi mubona hangaha mpinduye rino zina karihindura, wenda namaze kuba verify no bakiza akantu kw'akavi, hanyuma ngahindura izina, biribuze kunsaba kongera kwa applying kugira ngo bongere verifying. Nicyo hano barimo baravuga tu. If you change name won't be verified, you will need to reapply. Uzakenera gukora ikintu bita reapply. Hano bakakubwira ngo changing your channel handle, nyine channel handle will not remove your channel verification badge. Channel handle ni wenda channel handle na aka kantu hano ubona hano, aka ngaka, iyo niyo channel handle. Aka ko nagahindura nta kibazo, ushaka kugahindura ngakomeza kuba ndi verify. Ikibi ni uguhindura aka kantu iri zina, nicyo kibi, ariko aka ko nagahindura. Ndabona gira ngo byibuze byose ubimenye mbere yuko dukomeza. Okay, hanyuma tugaruke hano. YouTube reserve the right to revoke verification or termination channel that violate our community
guideline or YouTube term and policy. Bivuze neza ko YouTube iba ifite uburenganzira bwo kuba yakwambura verification nubwo wabaye verified, cyangwa se nanone bakarangiza channel yawe mu gihe iyo channel itujuje ibisabwa n'iki na YouTube. Ubyumve neza. Nakubwira ngo verification has changed over time, so you may see many types of channel with verification on YouTube. Nyine ibi ngibi nubwo bindeba kuko hari igihe bahindura ubundi bagahindura biterwa no kuri YouTube ibishaka. Hanyuma akubwira ngo verification channel eligible, nyine tu ibisi kwereka ko uba uri eligible, kuko ngiye kwa applying, ngiye kubisaba, ntabwo ngiye kuba verified. Baravuga ngo to be eligible to apply for YouTube verification, your channel must reach aka kantu. Channel yawe ibigomba kuba yujuje 100,000. Ariko ibi ngibi bikora nyine ku bantu nkatwe nyine tuba tutarakabona, tutaba turaba abantu badanje, bisaba ko tuba dufite 100,000. Nkuko bibona hano mfite 101 narabirengeje. Kindi after you apply, we will review your channel, we verify that baza verifying barebe your channel represent the real creator brand in title claim to be checked. The factor we verify such as age of your channel. We may also ask for more info or documentation. Bivuze neza ko bashobora no kusaba ibindi bintu ngiye kwa applyinga, ariko bashobora kunyandikira ngo wenda zaniranga muntu yawe, imyaka yawe, channel yawe imaze igihe kingana iki, izindi document nyine nkizo ngizo kugira ngo bamenye neza ko umuntu ari real cyangwa se umuntu ariho. Andi ikindi cyo barakubwira ngo are complete channel, your channel must be public, gomba kuba public, or have channel banner. Ifite channel banner and have channel banner na akakantura cyekara akariko naka kabana hanga naka ngaka tutwombe akangaka kano ka Oliver kavive naka tuba tugomba kuba turiho. Akandi kagomba kuba ni channel banner and description. Na description ibigomba kubiriho. Description yanjye ni yingiyi na ni yingiyi aka kantu nyine karaha kugira ngo bakuverifyinge. Hanyuma kuvuga ngo profile pictures, profile picture ni yingiyi, banner ni profile picture ni Oliver Regra. Hanyuma kandi barimo baratubwira ni nakahe. And channel also need to have a content, igomba kuba ifite content nyine hariho video na channel ili active too. Okay, sometimes YouTube may also proactive verification channel in a few than, barakubwira ngo nubundi YouTube ishobora kuverifyinga channel ziri munsi y'aba subscribers 100,000 that are well known outside of YouTube. Bivuze neza ko ugomba kuba uzwi nyine outside to ya YouTube, apana ibingibi byacu tu. Hano bakubwira ngo if your channel isn't verifying, here are some other way distinguish your channel from similar channel. Avango nimba channel yawe ita verifyinzwe nyine your channel username, ibi ndakeka bitatureba, ibi ntabwo bitureba. Okay, icyo nkeka twebwe tugomba kuba twakitaho ni izi staff ya izi ngizi. Ndakeka iyi ngiyo ndayujuje, channel description yo ndayifite. Hanyuma ikindi kintu tugiye kuba twarebera hamwe, tugiye kuba twagira ute twakora aka kantu ka apply. Rero reka nze nabyo dutangire duhite applyinga. Okay, icyo uri buze gukora rero urahita uza hano kandi hano apply. Numara ku applyinga barahita bakubwira ati hano hitushyiramo channel name cyangwa se izina rya channel yawe. Ntabwo ari ibintu birenze, nta bintu bya danje, nuko mbagira ngo banze ubisobanukirwe. Kadukopi izina rya channel yacu Oliver Regra, hanyuma ndizane ndishyiremo hano channel name ni Oliver Regra, sibyo? Hanyuma iyi ngiyi channel ID ushobora gukoresha iyi handle ushobora kuyikoresha, ariko nanone channel ID most of time ukanda hano kurimo, ugahita umanuka hano ugajya hano share, bahita bakwereka copy channel ID hano. Ndakeka mbisubiremo ari abantu batabibonye ndabizi. Uza hano kurimo bisanzwe, hanyuma ukaza hano ugiye gusharinga share channel, hanyuma ugahita uza hano kuri channel ID ukayikopi, right? Hanyuma ugahita ugaruka hano ugapestingamo hano channel ID yawe. Aka ngaka niko channel ID kanje buri. Hanyuma nurangiza uve hano submitting. Hano bakubwira ngo your email has been sent, thank you for completing the channel verification application, we will receive confirmation email shortly. Over next several weeks we will
take a look the information you provide and get you back. Bivuze neza ko ubu ndindiriye ko bazansubiza. Ya reka turindire turebe uburyo rero bazadusubiza n'icyo bazatubwira. Bivuze neza ko nimba verified muzabibona. Ndakeka bahise banyohereza aka-email kaze nkabereke nako nkakiriye kuri telefone, ariko kanze hano aka-email nako nkabereke hano kugira ngo bagira ngo ibintu byose mubibone mu mucyo. Urabona ko bambwiye ngo kandebe ko hano nta kintu kirimo muzahakinga, ndabazi tangira nka kiramani. Icyo ndi buhishe ndahisha karaka code ntari ariko ntarvango. Thank you for requesting to verify YouTube channel. Once we have review your application, you will hear back from us with a decision. Note that our review try to get through application as quick as possible, but delaying can happen because we have limited number of reviewer. We know this is important to you, but we will do get you back soon as possible. Iza email zabo zo kwiexcusangwa nibitinda ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko nguko ya nanga rero dusoreje, nzongera kugaruka mbere ku buryo ushobora ku applyingira kuba bagwa intuze, bagwa ikira gikombe, bagwa iriya silver button. I hope ko munyuzwe byose murabibonye mbikoze ku mugaragaro. Wibuke gukana subscribe kuri Creators Rwanda, hanyuma nzaba nkubwira ibindi bazambwira. Thank you. Ejo ninjoro video nibwo nayirecordinze, ariko bahise bansubiza nyine. Niwitegereza reka nze nkwereke email bampaye, bahise bansubiza kuri ubu ngubu nabaye verified nkuko nabikubwiye. Nze mbikwereke hano muri email. Uretubona neza ko bambwiye ngo hello, thank you for patient while looking after request successful verified. Nabaye verified nyine nkuko ubibona. Urabona neza ko aka message hano your channel badge approved, yabaye approved. Kanze ndangire nze hano bikwereke kuri YouTube nibwo uri bibone neza. Nabaye approved. Ndakeka atari na byinshi, ntabwo ndibuze gutinda cyane, no kukwereka tu. Warakabona urambona dore ngakasha ngaka rwose. Ubu ngubu umuhungu ari tayari cyane. Ubu ngubu ndi oji, dore ngaka aka ngaka karahanga niko aka ngaka nake kuri kukabona. Kanze ngamere ngo reba hano ngarukirije, none reba akakantu k'akavi kari imbere. Nibikwereka ko ubu ngubu ngewe nyine nabaze kuba verified, ubu nzwi n'amategeko ya hatari ya YouTube. Ya nanga rero nicyo nakubwira kindi nyine tu, like hasigaye namwe nahanyu mubikore. Ciao ciao.